nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankuraho riraka. Ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Everlife ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Everlife ikora ni ugunyura cyangwa 20 ati mugenzi muri Hong Kong hari amaze kuba rwose umuhanda uzamo abantu benshi, aba immigrants abimukira bavuye mu mahanga. Usibye ko byatumye Hong Kong ubuzima bwabo buhinduka, haza kuba indiri y'ibyaha byinshi, plagued by narcotics, haza kuma urumogi rw'ikirenga, rw'ubucuruzwi bw'abakobwa cyangwa se uburaya, gukira urusimbi bitemewe. Usibye ko ngo Hong Kong mu kinyejana cya 20 gitangira ngo haje kuba territoire y'amabandi, territory of gangs. Ari byo byatumaga haba ihotera ritandukanye ry'abaturage ryagiye rikomeza ibihe n'ibihe, ryatumye imijyi imwe nk'umujyi witwaga Kowloon World City, witwa City of Darkness, umujyi w'umwijima. Iyo nimwe mu mijyi mugeze ari muri Hong Kong bakaritsiye. Amabandi yari menshi, buri bandi ribona udufaranga rishinga ganga yaryo. Filime tuyitangiye. Gusa ngo muri aya mabandi harimo ibandi ryitwaga Legion Tang. Ari naryo bandi ryari rikomeye mu. Aramwatse umaye amafaranga yangushakiranga mu nago umva ko nakwiba. Ndati nago nabanyiba. Atano muri World City ni jogarere komite y'abashinzwe umutekano. Najyo bimenye. Ubundi nabazaga ese ntabwo warambe kugirana ku mabati ati sinshaka kwangiza amafaranga nyamarogi, niyo mpamvu ryama kwibati kuba kubarwana. Ndakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane. Kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe sankara mbavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Baragakasa. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankuraho riraka. Ni abahanga pe.
aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutaho. Nyuma nandeba none of my business. Ciao. Ngaho rero va hano. Your father's date. Ati cyo niyo byasaba ubuzima bwawe. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni urabibazanye amafaranga menshi gusa ko filime ni nyinshi, nta kibazo giye mfite. Turatangiye. Dutangira dute? Dutangira mu birere, barakwereka ku bicu. Sinzi impamvu batujyanye mu birere. Kumbe mu birere hari ureberaga mu munuza mu ndege, uko yakicaye mu ndege arareba ibirere. Namwe mubonye akanya ko kugireba mu ndege uko hasi, ariko ni gute mutashima Yanga? Kigariwe. Abantu bamuraho na waruzi indege ukwisa mu indani. Turi. Mugabo nibuka mu gafilme kitwa byazina ryako kitwa Tekken. Liam Neeson niwe musaza Liam Neeson. Dutangiye arimo kwandika, yandikaga mu gatabo, sinzi ibintu arimo kwandika, ariko indege ikomeje kugenda. Namwe muri icaye amafaranga mwamaye ni make muri mu ndege. Ntabwo ari wenyine, yari afite umudamu mwiza cyane uruhande rwe. Wumva amagambo, waramutse, waryamye. Oya, ndaryama mu hoteli. Niko bimeze buri munsi, niko bigenza. Kumbe wa mugabo afashe umudamu ku kaboko, yaramufashe kaboko. January Jones akarimo cyane, barakwereka bari berekeye mu kiyo gihugu. Umugabo yamubwiye ati genda aryama mu hoteli, bivuga ngo bagiye mu mahanga. Barakwereka bageze ku kibuga cy'indege. Muri mu wiki twaje mu nama ya biotechnology iri nahangaha, biology technology ijyanye n'ibya biology. Babandikiramo murakaza neza nyakuba Harris, nawe nyakuba wakazi nawe Harris, Madam Harris nawe yitwa Harris. Bacao barakwereka bafite ku kibuga cy'indege. Hano ni muri Germany. Baje mu nama conference ibijyanye na technology igezweho ariko mu buryo bwa biology technology biotechnology. Unknown filime yiswe Unknown. Kuki yiswe tya bisobanura iki? Utazwi mu yandi magambo, utazwi cyangwa utiyizi, mbese ikintu kitazwi. Unknown Igifaransa unknown nibyo bita enkonu sibyo se? Mugabo n'umudamu bicaye mu modoka neza cyane. Utangire bari bazi neza hoteli bagiye mu kumbu ko bagiye, basize briefcase ku kibuga, bari bibagiwe ivarisi yabo. Nirimo passport z'umugabo, nirimo iby'umugabo, barakwereka n'umudamu
ko bakerekeye baje mu gihe cya snow urubura rurimo ruratonyanga buya ntugire ngo n'imvura n'urubura hari urubura ruragwa mu gitondo ukajya gufungura urugi bikanga kubera mukonje bwamanutse mufashe barafu mugabo aragenda n'amadamu twe twabonye icyo basize inyuma Mana nyagasani we sugar daddy nzagukunda kurinda mpfuye ibiti cya sugar daddy cye uri kwe mukobwa tumubuhura nawe muri Chicago undati cyane uwo mugabo ko mbivuga ko bazongera guhura n'uyu mukobwa nimongera gusubira muri Amerika bagasubira muri Chicago umukobwa nyine ngaba muri Chicago ni umukobwa uzwi cyane w'umuzitari kazi abakire uriye bifuza guhura n'abastari shawo imwe n'imwe bagatanga na yabo icyababwira jewe aha we nubona turi kumwe jya wigurira kawa vuga uti nari kumwe na yanga yasikagariwe ega buriya abastari dutera n'ibironda bo mwese muzakira mwese yasikagariwe bagabo ko yakagenze na madame byishimo ni byose nta kibazo bafite bagera kuri ya hotel bagiyeho twe twabonye icyo umugabo yasize gusiga ikintu kirimo ibyangombwa byawe mu gihugu cy'amahanga bari ibintu bikomeye cyane cyane ko baje muri conference bagomba kumusaba ibimuranga nyakuba twigeze tukabona muri iyi hotel ndatereka da first time in Berlin ubwa mbere nje Berlin n'umurwa mukuru w'Ubudage wa Germany Germany Berlin bakurayo byose agiye kwishyura ndi kumwe na Mr Harris ntabwo yari yaza Martin Harris ari hanze araje umugabo agiye gusuzuma neza byo yazanye nibyo ukwe muri taxi ndati cyane madame mwihanga uravuga ibikingo presidential suite ntabwo iri bugaragare suite mwijyamo ba perezida icyumba cyemo ba perezida nicyo bari baje gufata umugabo bivuze ngo ni umukire cyane umudamu arebye inyuma ngo rero umugabo we kwaza kwishyura yabonye umugabo kandi yirukanga mu yindi taxi umugabo agiye he reba ndebe n'ushura homba umugabo gutega indi taxi yateze indi taxi igomba kumusubiza ku kibuga ahantu ataye ntuza briefcase ivarisi irimo imuranga kobwa mubwira kwihuta reba ndebe n'ushura bomba rakabasi shaka guhamagara madamu mubwire ko agiye kuza yasize varisi MTN rezo yabuze network ari yabuze barakwereka mu nzira biragenda zifunga kandi ubwo ibyangombwa byo bishobora kuzimira chauffeur nta yindi wundi muhanda wafata driver nta kindi yakoze bazafata undi muhanda driver agomba kwihuta kugira ibyangombwa by'umugabo bitazimira katroli agenda ashaka network uzi ko nzajya muri tv mu nzira bagenda umugabo imyaka izira abantu bama musiza mwiyotera umugabo accidental igihugu nta kizi yagize amahirwe n'umukobwa n'umuhanga cyane n'agakobwa kameze nk'abagabo kitabara kavamo ko kari gafite bya airbag bya bibaga bitabara abantu iyo bagiye gukubita umutima kuri vora umugabo yakubise umutwe ku kirahure niyongeye gukanguka umukobwa kari hano karwanya nk'akagabo imodoka itari yamanukamo bagomba gutabara uyu mugabo twakubise ku kirahure shawe umukobwa yaramutabaye umugabo mukurayo bakiraho ngambiranze za Kibagabaga iwabo zinaziba zirahageze umukobwa amaze kumugeza hejuru bakibagabaga baje nabo baje gutabara umuntu babonye accident hano yabereye umukobwa kabonye ibibazo bibaye ko umugabo ibi bitumu imbere ya polisi ubazwa byinshi kucirokotse undagapfa mwari kumwe kandi polisi burayi nukoze kora ubuzima bw'umuntu ntabwo ameze nk'ubwisazi ubwo batangira guhungiza barebe ko yakira agakobwa ngakariya karakwepa ngakariya sinzi niba ari ku bushake karakwepa filime yiswe nde unknown utazwi enkonu amasaha yaragiye aricuma umunsi wa mbere yageze muri Berlin niwe yagize ibibazo madamu we ntazaho yamutaye ibyangombwa bye ntabyo twabonye bantu bakuru buracya burira mwebwe muricaye murareba filime kandi ubashize icyumweru ari kwa muganga amafaranga mwamaya ngahe murebye filime icyumweru do kamurani niyo mu mpasha bikanja gusa twari kwa mugabo ko yararimo kuzanza mu kagaruro hejuru ubuzima Dr. Padri umugabo yanyuze gutya maze zamura ubuzima ntazawari yewe muraho nibwo gitangira kuzanzamuka bavuga ikidage I don't speak German simvuga ikidage ndi umunyamerika American wagize accident nta nibuka izina undati nitwa Martin Harris doctor umugore wanjye ari he doctor umva taxi yajya mu mazi umaze iminsi ne muri koma wari uri muri koma uzi umuntu uri muri koma kwa basa n'uwapfuye abahumekera mu mashini umugore wanjye ari he ko namubona Dr. Harris na byangombwa twagusanze baba ngira icyo wibuka Martin nari ku kibuga cy'indege yanyuma nurira taxi sinzi uburyo nageze hano umva nyakuba Harris abantu benshi barwara mu mutwe cyane iyo umutwe waje kugira ikibazo uwo ndahana ubwonko bwibutsa bukagenda urumva atari bamwe babyigira Oscar bamaza ngo yaga gukuye ati simpibuka ngo nabuze ubwonko bwibutsa wowe bwabuze byanyabyo please kumbe amakuru arimo gusohoka ashize iminsi ne gusa umugabo ageze nabari mu hotel n'umugore we bamushakiye n'imyenda mishyashya hari wigeze ashaka se wape kabisa uri nyakamu umeze nk'akana k'imbata uri imbata y'ibyawe twana shaho nakana itorera irabuturaga gusa bwarangiza bukaburi kamwe kakirwariza na nyina yirwariza yararebye ikintu bamwukuyeho n'isaha gusa n'isaha barayimurekeye ntayo bamwambuye Dr. Harris abanza areba igisaha cye nta kindi yatangiye kwibukana madamu we ari bakamufotorana n'umugore we umugore wanjye yiyamaye nk'impano turi muri honeymoon twagiye gutembera cyagiye cya ukwezi kwa buki niko bakwita mu kinyarwanda honeymoon ukwezi abantu bajya kwishima bashakanye katorore bantu bakuru umugabo agiye kureba inyuma afite hano na kajenda yajendanye inyuma y'agatabo kamwe yagendanye nako harimo imibare
atasobanukirwa n'iki kirimo yabuze ubwonko bwibutsa babyita losing memory biotechnology summit inama yendaga kubijyanye n'ibintu by'ukuntu technology yateye imbere mu bijyanye na biology global summit mugabo yabonye ahantu wagiye kubera inama barimo kuvuga abantu bazaza mu nama harimo umwami wa Saudi Arabia yayisamagara muganga yakuba ari mu biki maze iminsi ndi kwa muganga umugore wanjye ntaza wondi mu mujyi atazi agomba kuba afite ubwoba ngiye kujya mu nama n'iyanzanye numva akira nuramo kugeza icyo ukenera akira karita yanjye icyo ari cyo cyose uri mu bihe bikomeye ubwonko kuba bwarabuze jewe rwose niteguye kugufasha n'umuganga w'umudage abaganga bahariya ikintu kiri imbere cya mbere n'ubuzima ubundi bagafaranga kazaza mu nyuma hano ushobora kugera kwa muganga banza utubwire ko wayazanye se ubone ko kuvura ariko abona abagihanga ntabwo twabafasha nabuze urufunguzo rwo mu hoteli ni ehe presidential suite aho ba perezida barara mu hoteli nitwa Martin Harris watwereka identity card kiri kuranga numva ntagibuze na passport yanjye none nyakuba turaza gukenera karita kugira tumenye ko hano wafashe icyumba mwihangane bahamagara manege Sugar Daddy arategereje ngo n'umudamu warimo hano arebye hakurya itabona madamu data we naho ndugirira yataye aramubona arimo gutambuka mu bantu ahita ajya Sugar Daddy ko yakaje urebe filime dore cyabazinduye ni inyungu zanyu mwajemo genda bizi mwaje ku mpamvu urajya banyita Martin Harris ndi umudogiteri ndi mu hano mutwaje mu nama muri la Continental hanyuma bavuga ikidage umugabo niwe Martin Harris cyane gusa kubwo impamvu z'umutekano w'i hoteli ufite ibikuranga niba abagabo baba bafite ibitsinga mu matwi abagabo bari babi cyane ku by'umutekano yewe uriya mugabo aranze yababwira uwo ndiwe yakora twereka ibikuranga nta kibazo winjira oya uriya n'umudamu wanjye uri hariya yewe kwereka ibikuranga maze iminsi ne muzi umugore wanjye nabwo azi icyambayeho afite ikibazo cy'uko yabuze umugabo we munyemerere ninjire nonaha bafite ibitsinga mu matwi ntabwo bapfa kwemerera mu nama ikomeye nk'ingiyi n'abaperezida bari buzemo n'abami sawa ngaho ngwino nguherekeze tugende urebe dore umutekano dore bariya bose bakizopa ureba dore abandi hakurya kandi bareba abasore bakuze gusa ntabwo bareba nka babwoya bawose kandi reka da abakuze nka yanga mbese umusore ushyitse yasikagariwe yewe naba nkuzira kuki n'ikibazo cye nyihangane nagize accident madamu nyihangane ntabwo nubwo nanjye nibukagaho narindi wa mugabo umenye wanyitiranye mudamu yihakana umugabo ku mugaragaro ibi nikira uwo mutekano reka baze bakijyana intambike nk'ikirya cy'amandazi yewe madamu this is misunderstanding I don't know this man habaye utamenya umugabo rwose umugabo wanjye muri hakurya none se nturebe ibindanga se ahubwo dore singibi nitwa Dr. Martin Harris ibi ni ikiro cyangwa na madamu aramwaka madamu ntabwo bishakeje kuri cyane wowe suri cyane babe mwana who the hell are you hello nukuzimu kuturuka mu kuzimu kwaye kirite wadufasha ukatusukiza uyu mugabo uri muransebya madamu yo embarrassing me please madamu uri muransebya dusoke warugaba dusoke bamwe abakuru bahise basohora umuntu filmira ibi ni ikira dore ngaho uwo aho rwose niho nari nkiza muri iyi hoteli barategereza kujya muri za kamera zikurura ku hoteli kumbe mwibuke neza yasigaye inyuma ajya kureba briefcase yakiri hanze ko ninjira nk'uko bibona ibigaragaza ku kibuga Martin Harris warahageze koko ariko nanone nta foto yawe twabonye nzi mifatika umugore wawe yageze muri iyi hoteli ntabwo mwinjiranye ntari urabyiboneye kamera zaramufashe umva nitwa Dr. Martin Harris uriya mugabo arigira jewe none se umugore wawe akakwihakana agomba kuba umva kubera iki mwebwe mujye kuri internet mushakishe nyakubahwa kuri internet twagezeho tunze neza mwafashe kiriya kigabo gifite umudamu wanjye ariko umugore uriya mugabo tumufunge kubera ko yinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko yinjiye akaba arije kugira ngo nk'umudokiteri ufashwe neza yatwishyuriye hoteli gusa turamufungira iki ahubwo dufunge wowe bastard wa mugabo we uratufasha uve hano ugende mu mahoro arongera mu mudamu we bamujyana ariko mana nyagasani ibi ni iki abakuru baramwerekeza dore ukuntu bamujyanye yewe bamwe b'ibitsinga mu matwi bagiramo ibitsinga shafu baje kumutegera taxi bamuha udufaranga turi bumufashe nta gafaranga yazanye mujyane kuri address ngo niho yararwariye wenda bazamuha n'icumbi nyagupfu basi abaca watyo ari humiliated ari embarrassed nukuvuga ngo asebye teze mu nzira wa taxi nawe araparika yakindi imodoka yari imugonze yewe wowe kapfa nagasa n'ibintu iki mugabo ari hano yako yamugwiririye katorore umugabo w'umukire cyane ujya mu nama zikomeye ziba zirimo abantu bakomeye nk'abayobozi b'ibihugu by'amahanga dore ukuntu arimo kugenda ku muhanda w'umumbwete kumva ko arimo gutambuka ari kimodoka kimwe cyari kimugonze cyari cyamukurikiye ibi bintu birimo ikintu we yasikegariwe icyo mutabona ni iki harimo kwe na tenda umugabo aramanuka hamwe bategereza gari ya moshi amanutse muri underground zimwe zo hasi nk'aba bacuranzi b'iwacu ba underground ageze muri underground umugabo agira mu ubwoba umugabo ko atambuka ari ikigabo cyamukurikiranye nacyo gikurushaho reba ukuntu umugabo yakuze hari abagabo bari bakurushaho kiramukurikira wajya ni cyamakubuye kiramukurikira uko atambuka ikigabo kiramucongeza umuvuduko uko kiratambuka kiriruka hageze hano umugabo muri gari ya moshi manafashe gafunga yaba yagufunga kivuga ikidage umugabo ari mu ndani yarakirebye kiramureba ibi ni kimwaka ku mana nyagasani hey yari cyari ntazi naho agiye wabona kiraye muri gari ya moshi y'abandi
warangiza waba utariye saa sita ngo uyu munsi nakasiriwe nta pura nabonye uyu usura aho atazi yasyagariwe byakurya abona ka taxi yibuka nubwo ubwonko butamuha neza yatangiye kwibuka arimo kugwa mu mazi umunsi hano ukagwa mu mazi yari muri taxi yanditseho 2 4 4 2 abona indi taxi yanditse witya arayikurikira uva murokore mbabarira kabisa cyaramurangiye kumva urukobwa rusigaye rukara kwa myasiro nguru hakuno uranyibuka you remember me taxi nigeze ntwara nacyo kiramwihakana imyaka iraje nanone yindi yararangije aramushimira ngo thank you byibuze warakoze kuntabara arigendera mu nzira agenda adatambika ibirenge shaho afite utuguru shaho ubuguru buto mbabarira ndashaka kubona laboratoire ya Professor Brasla hano nabonye hari ibiro bikuru by'abantu b'abashakashatsi witwa nde Martin Harris uretse gatoya hano yewe mubwire ko twari dufite gahunda ibyumweru 2 byahise yagomba kuza guhura na Professor witwa Brasla akaba ari na Dr. Brasla warangije za hakuno kumbe hari ibirango biranga za office abayobozi bose bagenda abona ibiro umugabo arimo Dr. Brasla niwe w'umudage bagomba gukorana kumbedura abadokteri hano bakorera ubushakashatsi bwabo imiti ya sida ni hano bayivumbura igituntu nabayikura y'uburoro ntiraboneka abantu barwaye uburoro mwihangane imiti barimo barashaka hano bya nabi cyane abahanga gusa uyu nawe yavuye muri Amerika nicyo kimusanye gukorana nabo ngeze hano yumva bari mu nama abona na cya kigabo kiriyo cyita Martin Harris urakora cyane uyu mugabo ntabwo ari Martin Harris ni James Martin Harris ibi niki hari ba Martin Harris noneho babiri uyu mugabo yaraje mu hoteli yanjye ndi kumwe na madame wagitutwemo aramutuka shaho yamututse igitutu kimwe Professor mamagare police se twari kuri telefone twaraganiriye nkubwira ukuntu namwe twavuganye iby'abana bawe umbwira igihe umarana n'abana bawe kuva habura umugore wawe wambwiye amazina yabo reka nkwibutse none umenye ko ari James Martin Harris undi ari ku ruhande arimo arumva nawe ni Martin Harris wavuze ko washatse kuba biologist mu cyakashatsi w'ibya biology abana bawe mnyuna rapfa ibintu bavuganye n'uriya bari byasubiramo baravuga bimwe mana nyagasa ninde twavuganye muri mwembi mwuka apfamo kuri telefone bo bisema ari muri Amerika mufunga kiriya kigabo mumba barere kabisa nicyo kirimo kwigira jewe dore ngikiriye mugifunge yewe se ahubwo bagufunge nyagupfa reka nibyanjye isi ndangamuntu yasa amafoto ndi kumwe na madamu perime yanjye singiyi bayita driver's license uzi madamu turi mu ifoto cyara murebye madamu bari mu ifoto bifotoranyije uyatarashakana nawe ariko se ibi niki wamugana ko nanjye binyobeye mwuka apfamo nako nabambwira abagabo bari muri filime yasikagari yarahwereye hari ibintu kubita nabyo gahita uhwera yaguye igihumure nk'ikinuma umugabo peri mbere yongeye gukanguka ari kwa muganga uyu nazakoma waraza kujya kuri menya koma y'ubutaha kabisa nzace nkakomerezayo burundu kabisa zakoma kirazijyamo nikimenya n'igihe cyakangukiye yewe umeze sawa uyu mugabo ngiye kuguha nimero ye he finds people ngo ni umuntu ubona ushaka abantu akababona ababuze he finds people mugabo nta kindi bakoze bamushyize mu cyuma gipima ubwonko barebe ko ubwonko bwari sawa bamushyira muri radiyo umugabo ko bakamukuye muri radiyo ubu kuva bamvanye muri iki cyuma cyitwa radiyo reka tureke bamushyira muri televiziyo cyangwa muri bafure byose nibikorana n'amajwi n'amashusho cya kigabo cyamukurikiye mu muhanda ntabwo uri butinde gupfa this won't take very long ibi ngiye gukorera ntabwo biri butinde n'umujugunya hasi cya kigabo cyamwirukanganye hamwe yaragiye gutegera gari ya moshi cyamugezeho muri radiyo kimutera imigozi kirangiye kimufata ahandi bashyira serumu kirayimwegereza neza nicyo cyamukuye muri radiyo sinzi abaganga bawe yushyizemo aho bagiye menya cyabishe kimutereramo imiti yayindi yakanya ukumva kiratunganya urushinge uyu mugabo hari ibyo akurikiranye atakaba yakurikirana gushaka kwimenya ko yongera kwitwa Martin Harris agiye kubizira kirangije ikigabo kirimo gucaho yewe uyu murwayi uramujyana ndamujyana muri West Baden mu ivuriro ry'abanyamerika kumva ko kirimo kuvuga kiravuga n'uyu mu kidage ndamugabo gihita kimwica ni kije yawe niba abagabo bakuru kirangije gicaho gisa nk'icecuma hirya uyu cyamutera imiti kare muri serumu iramujyamo arahita kumbe ngo yabonye wa mudamu kimaze kwica atangira kurwana no kuba yamukuraho akanarimo kubona kuntuza ku ishati yari yambaye hariho akamakasi kigabo kiragaruka cyakije ni ikigabo gikuru yagikuyemo turore fata ibibotano kumbe rwaruga baramubona arimo kurenga urugi rwa mbere bari marahunga ikigabo bagiye kugera hano gisanga hano yahafunze ngabo nguriye mu baturage itegereza ko hakuntu umuryango utinda gufunguka ko agenda ni ku kinyagishiramo yewe mesa abo yengutse hakuna kiri muzima kigabo aragicika gusa ikintu yaje kuvumbura nuko arimo arahigwa bidasanzwe ka telefone yagahamagaye yongere yumve ko madamu yamwita kandi mirahamagara nakazi uwita allo ni Martin Harris wa umwiyitirira ayiwe data we ni nk'uruntu mu gitondo kuzinduka rwitiriye yanga my friend ko njye narwana makabutura gacika sahubwo umugabo yarumiwe cyakoze niki mu kirebe nanjye ndagitegereje hazaho yaje uko yakaje muraho niwe Jageni undi ati cyane niwe Jageni rwa Jageni ni Olivier mwarahuye yapfuye ni wa mukobwa abwiye uyu mugabo ngo uwo musaza ashaka abantu akababona
he finds people bajya kwicarana na muzehe abajamani kayoga bagiye kora abanza reba muzehe amafoto afite mw'intuza mu cyumba yewe wakoranye na German Secret Police polisi y'ibanga ya German ndetse cyane proudly ndetse nanezerewe bamburije kongera kunywa ariko urabona icyo kunywa kiraryoha niyo mpamvu nkomeza gusomaho ariko ntacyo ntabwo nywa nyinshi usibye ko nozikiraho ntabwo nywa nyinshi nibiki ndashaka kujya ngo mfashe kugaragaza ko ari jewe Umva wa mugabo aba bantu rero niba nagupangiye kugira ngo babe baguhemukira these people may be good but they are not God ngo aba bantu bashobora kuba ari abahanga cyane ariko ntabwo ari Imana ibyo bivuga ngo hanyuma nta kindi bukore wegenda ushaka umukobwa wagutwaye muri taxi go and find your taxi driver see if she will talk to me genda urebe niba yamvugisha genda ushaka umukobwa hano aho ngaho turadutangiye inzira uranyumva my friend basa agakobwa kari hakuno umva hari umuntu ushaka kujya muvugana ntabwo mvugana na police ntabwo ari umupolisi wanjye kobwa we n'umuntu ushaka kumfasha kugira ngo asobanukirwe nako ansobanurire hanyuma n'abandi bazasobanukirwe ko ari jewe ndakwinginze kandi nkeneye naho kurara uraryama aho ngaho mu ntebe urumva icyumba nanjye mfite kimwe uryama mu ntebe nyagupfa dore icyumba umukobwa afite nuko bimeze ubwo agiye kumucumbikira kumbe muzehe Jagi natangiye iperereza rye wa musaza wamubwiye uriya mu gihe Martin yabwiye ngo ndashaka kujya ngo mfashe biotech ya muri dusha ntushaka gukaraba ariko sinzi kuri bukwirwemo uriya yendaga kujya muri shawa no gukaraba arangiza kuramo imyambaro Martin Harris mugenzi wari hakurya igikobwa kiramubwiye ngo sinzi ko muri dusha iri bukwirwemo icanye kimwe cyamukurikiye aho gari moshi bayitegera kobwa bamuteye bimwe bita caliform bimwe bisinziriza kigeze muri dushe kiramubura gikomeza no mu gikari unknown utazwi niko filime yiswe yabaga bizi igikomando we nigute bamanuka gutyo naho wigiye kombe muzehe ari hakuno yari yakwepye hakuno yerekera inyuma ko kwa pembe muzehe kwatorokera zemenya nawe yari umusirikare tereza box agakobwa kagiye kumusiga uri cyande who the hell are you kigabo cyaciye bareba ibishinge cyari kibazaniye batangiye guhunga mugenza agakobwa nako gahunzi wabo katorore imodoka ni yingi imodoka ya Biko niyo bafashe imfunguzo zayo uriya mugabo niwe wishe abantu butwari kumwe kwa muganga uriya mugabo twishe yamiza kuva kera abantu nk'aba ni babi ntago bahiga we wenyine ubu ngubu nanjye ndimo none nawe gatangiye guhigwa kubera iki kigabo yaratangiye umugabo arareba muri kajenda agendana kajenda ke areba imibare igiye irimo maze atangira gutekereza ibintu birimo ibintu hari isano bifitanye no kuguhigwa kwe katurore reka none tugira icyo tumenya let us figure something out katugira icyo tumenya bagaruka kuri cya gisaza muze yabibana narushe gusanga za code ni imibare ijyanye na za page ziri mu mapuro ndetse bikajyana na za paragraph zirimo uzatangira kumubwira ko bimeze umwami Shada impambaje hano ndakeka ko hari abantu bashaka kwica umwami Shada Princess Shada kobwa mutoya rero Martin Harris nzaho namubona gusa sinzi icyo ashaka kuba yakora afatanije no wari umugore wanjye ubwo rese nawe mwumbagambanye mugabo ko yagagaze hakuno abona umudamu warimo kuzamuka hejuru mu nama abo hoteli mu nama inama yagomba kubera mu hoteli atumaye ko agakobwa mukabakurikire kobwa karimo karakugenera hafi niko gashobora kuba kamaza information bombe Martin kobwa uko umugabo yakajya muri taxi agakobwa karakurikirana niko agaho umugabo information Martin wundi baza hakuno hari nama yarimo batari bajya mu nama hari muri kagurisha ryari rihari ariko ry'abakire buri hari muri kagurisha abapagasi bajyamo n'abakire bakajyamo uyu kombe yavumbuye umudamu ko ari wari uwo yitaga umugore we yatangiye kumukurikirana kwari cyane wambonye ute wankurikiranye varisi yawe naburiye kuri airport ku kibuga cy'indege genda uyibone go find it negereza yuburetse kugenda ndagukunda genda ushaka ibyangombwa byo ku kibuga cy'indege ibindi tuzabivugana kombe hakunoka kandi yari yatumye akubwiye iki ntabwo mbikubwirira hano ngwino duceho yanyemeje ngo icyo yari amaze kumenya ku kibuga cy'indege niho azamusobanurira byose umva nagize accident iki gikapu bumenye ari cyanjye uyabanza kureba muri passport arebe ko kwiki kigaba aricyo kirimo iyi niba ari bag ya cyataye umenya ari ibye yabonye ko ari ibye hagiye kureba muri passport Martin John hana afite amazina 3 mbere yavugaga abiri komeza kureba harabye neza wa mudamu bari kumwe mu ifoto Martin Harris is a fabrication Martin Harris ni ibintu nabagize nago mwe mwitwa Martin Harris we na mugenzi wawe ko afotoranywe nawe havuye haza n'undi ari foto rwafotoranywa nawe umva kuri ni uri umwicanyi nicyo watorerwe kuba kuva kera wari umwicanyi ndetse kuza hano hari uwo twashaka kwicara uri umwe mu bahungu banjye beza wari umwe mu basore nizeraga beza cyane we among my best boys none ubugiye kuba ikigo gitagira icyerekezo bastard ba Martin ni benshi uyu musore n'umwe mu batozwa ari abicanyi uyu musaza niwe batozaga ari abicanyi Martin Harris byaje kuvumbura nuko we ari umwicanyi kabuhariwe professional killer assassin babicanyi bagurwa n'umwicanyi koko yaje kwivumbura ko ari umwicanyi kuva cyajya honda umutwe nabwo yongeye kwiruka akazi yakoraga Martin mwenda gakwicandi bombe ya presidential suite igisasu bashizemo wenda agakuzamo ninde wa musore
Shada umuhungu w'umwami wa Saudi Arabia hashize amezi 3 yarateze igisasu muri cya cyuma. Ubu ni nawe mutabazi wo gutabara uyu mwami adapfa kuko yaguzwe kera, ahubwo mutwe kuba yaragiye akawuhonda ahantu yavumbuye ko yakoze amakosa. Arakaza neza umwami Shada muri summit. Ubu wakiriye umwami Shada yazanye na wa mugabo Martin Harris ugomba gutabara umwami, yazanye n'iki gikobwa cyitwa umudamu washize amezi 3. Nicyo gikobwa kimwe mu bateze ibisasu bavuye muri Amerika. Uyu mugabo niyo mpamvu bamuhinduye amazina byose yarafatanije n'abariya benda kwicuriya mwami wa Saudi Arabia. Hako nino ubwo kiriya ni igisasu n'umunsi wo kuactivating, icyo bita activation. Ubwo ajyana muri mudasobwa arangije arakiri kuko bishoboka. Igisasu kigendera kuri computer. Tuze mbajyane mu cyumba mbere kandi nateze igisasu. Uyu munsi abakomeye bagiye gupfa. Tutabitubiye kuvana mbere tugende mu cyumba twereke. Ubwo arangije igisasu agishyiraho. Hagarara ngaho mbereka ko iyi hotel nayijemo amezi 3. Reba uriya sigewe n'undi mudamu naje amezi 3 nibwo nateze igisasu. Umugabo kumbe n'umwicanyi yarabyemeye abigemera ashe umutekano bamwoka apfamwe. Rero haramumenyeshe ko abicanyi bemeye ko ari abicanyi, ahubwo baje hano kera noneho bakadutega abanyagupfa ahubwo bagiye kutumara. Heske gariwe mubwira abashitsi basohoke mu hotel n'imiraha. Abashitsi batangiye kubasohora mu hotel. Iriya gisasu reka nyene nyitegurure nawe nyene ushake target na wuri ni wa muganga umwami wa Saudi Arabia umureke. Uriya muganga ari witana kuko niwe byanze bikunze twashakaga n'umwana umuganga ufite utwana twe tubiri wari wavumbuye ikoranabuhanga mu bimera. Uriya mudage niwe bashaka kwica, dore umudage nguyu. Ntabwo nibagiwe byose, I didn't forget everything. Bose batorwe bya gisirikare. Nuko marasa neza ko amaviye mu Rwanda mu cyumba bari baturikije ni kuri hotel aho era barakwereka wa mugabo asohotse n'akagakobwa yishimo bwari bwose. Abo yari yaje kwicara batabaye amenya ko abaye umugabo kuzabarwa. Yitwaga unknown, utarigeze amenywa cyangwa utazwi cyangwa utarimenye, unknown, inconnu mu gifaransa. Filime nuko kagenze ngira gahari ndabona irangiye sinzi icyo mugitegereje banyagupfa. Yitwaga unknown, utazwi cyangwa utaramenyekanye. Sinzi filime ukunda niba ari amasasu cyangwa abanigana. Hari abakunda filime zimeze gutya kandi bahora biturije. Bastard bagira n'ubwenge.